Amahoro amahoro bwoko bw'Imana ndabasuhuje God's people aho muherereye hirya no hino ku isi. Yego ubasuza n'ubundi ni mugenzi wanyu Anastase Sibomana, bwoko bw'Imana God's people. Ngira ngo nyirizina amahoro y'Imana nagumye agwire muri mwebwe kubwo kumenya Imana na Yesu umwami wacu. Turi muri cya kiganiro tumenya amateka mu iyobokamana, aho tubonera byinshi cyane ku batubanjirije, ibyo tubigiraho ndetse n'ibyo tubona ko bari banyuze kure cyane y'icyo Imana ishaka, tukava mu murongo wabo kugira ngo dukore icyo Imana ishaka. Rero uyu munsi n'ubundi tugiye kurebera hamwe nyirizina amateka aranze iyi tariki, yego, kugira ngo tugire icyo bidufasha cyangwa tugire ibyo tuvanamo byadufasha nk'ubwoko bw'Imana God's people, aho twaba duhereye hose mu buzima twaba turimo ubwo ari bwo bwose, dore ko intego y'ubwoko bw'Imana cyangwa God's people ari ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, by'umwihariko tumenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Rero incamake y'amateka yaranze iyi tariki ya 30 z'ukwezi kwa mbere, niho turasanga muri aya mateka turabonamo umupadiri wa Katolike Menno Simonsi yavuye muri Kiliziya Katolike ya Roma kubera kutemera inyigisho zabo. Kandi muri kino kiganiro tumenya amateka mu iyobokamana, turasangamo impamvu igomba kuguha imbaraga zo guhunga inyigisho zivuguruza Bibiliya. Rero nk'ubwoko bw'Imana n'ubundi duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana tubona mu gitabo cya Bibiliya, kandi tugaterwa ishyaka no kumenya iby'Imana ishaka kugira ngo abe ari byo twubahiriza cyangwa dushyira mu bikorwa nk'abazagororerwa mu bwami bw'Imana nk'abana b'Imana. Rero niyo mpamvu usanga ubwoko bw'Imana God's people buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Rero tugiye kurebera hamwe n'ubundi aya mateka yaranze iyi tariki ya 30 z'ukwezi kwa mbere ku buryo burambuye, turebe icyo arimo kuvuga. Ku ya 30 Mutarama mu mwaka w'1536 umupadiri wa Katolike Menno Simonsi yavuye muri Kiliziya Katolike ya Roma kubera kutemera inyigisho zabo, maze ahindukira mu itsinda ryahamyaga ko bakora iby'Imana ishaka ry'Abanabatisite. Yego, aya mateka twatangarijwe n'urubuga rwitwa christianitytoday.com. Nk'ubwoko bw'Imana turareba kuri aya mateka nyirizina tumaze kubona hejuru, dore ko ugiye kuri runo rubuga tuvuze ubonayo byimbitse cyane kuri aya mateka, ariko turaza turebe ubundi twebwe turigiramo iki n'iki tugomba gukora, ese n'iki twareka. Hano amateka tubonye yuko avuze, agaragaje ko uyu mupadiri Simonsi, yego, Memo yavuye muri Kiliziya Katolike kubwo kutemera inyigisho zabo. Ese iki gikorwa yakoze, tutagiye kureba ku itsinda yimukiyemo cyangwa yahindukiriye, twebwe tugiye kureba igikorwa yakoze cyo kuvumbura inyigisho z'ibinyoma cyangwa inyigisho zitari buze kuba zihuza n'icyo Bibiliya ivuga, akaza guhindura iryo tsinda akarivamo akajya mu rindi kubwo kutemera cyangwa kubona babusanya n'icyo Bibiliya ivuga cyangwa icyo ijambo ry'Imana rivuga mu gitabo cya Bibiliya, agahita ahahindura akahimukira. Si tugiye guhita tureba aho yimukiye, ahubwo turareba icyo gikorwa we yakoze cyo guhindura kubwo kumenya yuko ibyo barimo kwigisha ari ibinyoma. Tugiye kureba icyo Bibiliya bivugaho, ako mu ncamake nk'uko twavuze yuko muri kino kiganiro tumenya amateka mu iyobokamana tugiye kubonamo impamvu igomba kuguha imbaraga zo guhunga inyigisho zivuguruza Bibiliya. Iyo mpamvu tugiye kuyireba, kandi urasanga ari yo ingenzi, n'izindi nawe n'ibindi zindi ngero ushobora gutangaho, ushobora kuzinyuza muri komenti, ariko iyi nayo iraza mu mpamvu igomba kuguha imbaraga zo guhunga inyigisho zivuguruza Bibiliya nyirizina. Rero tugiye kureba icyo Bibiliya ibivugaho ku by'ibi Simonsi muri aya mateka yamenye kuri iriya tsinda yari arimo rya Kiliziya Katolike ya Roma muri cya gihe cye, agahita avuga ati izi nyigisho zirimo kubusanya n'ikijambo rivuga rya Bibiliya,
ahita hagira gute arivamo. Icyo ngicyo yakoze ni icy'agaciro kandi ni icy'ingenzi ku gihe wamenye yuko umuntu muri kumwe ari mu kinyoma cyangwa arimo kubusanya n'icyo ijambo rivuga, icyo gihe ukava mu murongo we. Cyangwa nyirizina itsinda runaka waba urimo ugasanga arimo kuvuga ibinyoma, ukarivamo ukarihunga kubwo kugira ngo uze gushyira mu bikorwa cyangwa kubahiriza icyo ijambo rivuga, ni iby'ingenzi. Rero turareba icyo Bibiliya bivugaho n'ubundi, turareba mu buhanuzi bwa Yeremiya ibice 51 ku murongo wa 6 niho havuga ngo nimuhunge muve muri Babuloni, umuntu wese akiza amagara ye, muticwa muhowe igicumuro cyaho, kuko ari igihe cyo guhora k'Uwiteka, azahitura ibihakwiriye. Hano ubu buhanuzi burerekana ikintu kiremereye cyane ku gikorwa umuntu runaka wese asabwa gukora mu gihe uri mu itsinda ririmo kuvuga ibinyoma cyangwa ryigisha ibinyoma, ryirengagiza kandi naryo ryitwa ko ririmo gukoresha igitabo kiri mu ijambo ry'Imana aricyo Bibiliya, ariko ugasanga barimo kubusanya n'icyo Bibiliya ivuga. Niho ijambo ririmo kuvuga ngo hunga uve mu iryo tsinda cyangwa uve aho hantu, uticwa uhowe igicumuro cyawo, cyangwa uticwa cyangwa utahura n'igihano cyo kubahiriza ibyabo ngabo bagenderaho cyangwa amahame yabo cyangwa imigenzo yabo bashyizeho nk'abantu, kuko n'ubundi uri buze guhura n'icyo gihano ni uwanyuranyije n'icy'ijambo rivuga, ahubwo akajya mu migenzo y'abantu no kubahiriza ibyabo bishyiriyeho mu gihe bavuguruje icyo Imana ishaka. Rero ijambo rivuze ngo nimuhunge muve muri Babuloni, umuntu wese akiza amagara ye. Bishatse kuvuga iki? Iki gikorwa gikorwa n'umuntu ku giti cye, ntabwo bigombera ngo mugende muri itsinda uri kumwe na runaka n'inshuti yawe, umuryango wawe, hoya. Ahubwo ni umwanzuro ufatwa n'umuntu ku giti cye cyo guhunga inyigisho runaka ziri mu itsinda runaka zivuguruza icyo Bibiliya ivuga. N'ijambo rivuga ngo nimuhunge muve muri Babuloni, umuntu wese akiza amagara ye, muticwa muhowe igicumuro cyaho, kuko ari igihe cyo guhora k'Uwiteka, azahitura ibihakwiriye. Yego rero igikorwa turimo kurebera hamwe nyirizina impamvu igomba kuguha imbaraga cyangwa kugutera imbaraga zo guhunga cyangwa guhunga inyigisho z'ibinyoma, cyangwa ugahunga abavuguruza cyangwa inyigisho zivuguruza Bibiliya. Irindi jambo ry'Imana ribivugaho cyangwa ribyerekanaho, nawe ugiye muri komenti waduha n'andi magambo abivugaho kubwo gufashanya nka God's people cyangwa ubwoko bw'Imana. Ijambo riri mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 5:11 kugera ku 12, ariho havuga ngo nimukifatanye n'imirimo y'ab'umwijima itagira umumaro, ahubwo muyihane, kuko ibikorwa nabo rwihishwa biteye isoni no kubivuga. Ijambo ry'Imana ryerekanye ko mutifatanya n'ab'imirimo y'ab'umwijima. Abantu uraza gusanga mu mirimo y'umwijima ni abari buze kuvuguruza no kujya kure y'icyo Imana ishaka, kuko Imana igaragarira mu biza kuba ari umucyo cyangwa mu by'ukuri, mu bitarimo ibinyoma niho uraza gusanga iyo iri mu by'umucyo cyangwa mu bitari umwijima. Rero ijambo ry'Imana riza ryerekana ngo nimukifatanye n'imirimo y'ab'umwijima itagira umumaro. Imirimo y'ab'umwijima iraza kugaragara mu bantu batari buze kuba bayoborwa n'umwuka w'Imana, bakora imirimo idafite umumaro, idafite kuba yagira ikibakiza ku bugingo bwabo, ngo ubugingo bwabo butaza kuba bwajya mu kaga. Kuko mu gihe utarimo kugendera mu cy'Imana ishaka cyangwa mu murongo Imana yagaragaje cyangwa yatangaje mu byanditswe muri Bibiliya, icyo gihe uri mu murongo uri hanze y'Imana ishaka. Rero iyo habayeho kuyoborwa n'umwuka w'Imana, yego witandukanya n'imirimo y'ab'umwijima itagira umumaro. Yego ngo ahubwo muyihane, kuko ibikorwa nabo rwihishwa biteye isoni no kubivuga. Ngira ngo nta ijambo ry'Imana ritatumenyesha cyangwa ritatubwira, ahubwo igikwiriye no kugira ngo twige, dore ko twiga buri munsi Bibiliya, twige tumenye byinshi cyane, tugombe kumenya icyo twubahiriza n'icyo tugomba kureka. Tubibwiwe n'iki? Tubimenyeshejwe n'ibyanditswe mu gitabo cya Bibiliya nyirizina.
Turebye irindi jambo ry'Imana ribivugaho mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 3 kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa 5 arababwira ati cyangwa aramubwira ati, Pawulo yandikira Timoteyo n'ubundi aramubwira ati, umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bakunda imiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bayihakana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Bibiliya, ijambo ry'Imana ryongeye ritwereka ikindi tugomba gukora cyangwa icyo tugomba gukora, hariho gushimangira impamvu igomba kugutera guhunga inyigisho z'ibinyoma. Tweretse imyitwarire n'imico runaka cyangwa n'imigenzo y'abantu runaka ikwiye guterwa umugongo, cyangwa abo bantu bayikora bagaterwa umugongo, kuko baraza kwerekana yuko barimo gukora ibyiza, ariko ibyo bakora biraza guhishura yuko bavuguruza inyigisho z'ukuri cyangwa inyigisho ziboneka mu gitabo cya Bibiliya. Niho havuze yuko ngo abantu bikunda cyangwa bakunda imiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi, ari indashima, batarabera, badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ari ibyigenge, bayikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Ijambo ry'Imana ryerekana yuko abo ngabo bagaragaraho ibyo ngibyo, cyangwa ugaragaraho kimwe muri ibyo ngibyo, kubwo kugambirira cyangwa kubwo kuvuguruza icyo ijambo rivuga. Ijambo riravuga ngo abo ngabo bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zabo. Bishatse kugaragara yuko baba barimo bishushanya cyangwa bigaragaza uko batari. Ijambo ry'Imana ariko rikavuga ngo abameze batyo ujye ubatera umugongo. Ngira ngo nyirizina ijambo ry'Imana ritweretse impamvu igomba kuguha imbaraga zo guhunga inyigisho zivuguruza Bibiliya. Nuko n'ubundi izo nyigisho zivuguruza Bibiliya ntabwo zakiza ubugingo bwawe cyangwa zarokora ubugingo bwawe, bitewe n'ibyo bagenderamo n'ibyo bakora. Rero iryo tsinda Bibiliya iragaragaza ngo batera umugongo cyangwa bahunge, cyangwa witandukanye nabo, nk'uko twagiye tubona ijambo ribivuga ngo muhunge muve muri Babuloni, umuntu wese akiza amagara ye, muticwa muhowe igicumuro cyaho, kuko ari igihe cyo guhora k'Uwiteka, azahitura ibihakwiriye. Ijambo ry'Imana naryo rikomeza rigira riti, ntimukifatanye n'imirimo y'ab'umwijima. Hariho guhunga uva muri iryo tsinda cyangwa itandukanya n'uwo nguwo urimo kuvuga ibinyoma kandi yabikora nkana. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo bameze batyo n'ubundi batera umugongo. Rero murakoze cyane, dore tuba tuganiye kuri byinshi, dore ko ibyo dukeneye kwiga ni byinshi cyane, ibi ni bikeya ku byo tugomba kumenya. Niyo mpamvu tugomba kwiga buri munsi kuri uyu murongo wa Ella TV1, n'ubundi buri munsi tumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana tubinyuze mu biganiro bigiye bitandukanye, ari ikiganiro tumye amateka mu iyobokamana n'ibindi biganiro binyura kuri uyu murongo. Twiga Bibiliya kandi tugamije kugira ngo tuyimenye mu buryo bwimbitse, tumenye icyo Imana ishaka yuko twakora kugira ngo aricyo twubahiriza, n'iki tubuza nacyo kugira ngo tukireke. Ubwoko bw'Imana, God's people, ndabashimiye yuko mudahwema kubana natwe ndetse no gusangiza abandi icyigisho nk'iki ngiki cy'ingenzi uba wumvishe, cyangwa n'ibindi byatambutse nk'uko mwagiye mubikora. N'ubundi tucyumva icyigisho gishyashya cyangwa icyo tugomba kubahiriza, dusabwa guhita tubikora muri icyo gihe tubimenye, ndetse tukabimenyesha n'abandi. Ndabashimiye, dore ko ubwoko bw'Imana n'ubundi
buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Yego rero ndabashimiye amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe, tubiheshejwe cyangwa mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu umwami wacu. Murakoze cyane.